Ya turashize noneho. Ariko buriya tuvugisha ukuri igihe naguhamagariye reba mise dukora naguhamagaye tuvuge se aka kanya ari bwo uhise ujyamo kwa mugore we nyamara ibintu byenda byigaho ariko reka nkubwire imico wiharajwe ntago ari myiza ubyumva ntago ari byiza pe reba aka kanya imodoka nari negereje yansize chunga sana we aujourd'hui aussi, c'est un autre chose. Le monde part en couille. Aujourd'hui aussi. Nyamara nuko nagari byiza sinyikubona mu rugo nuki habone suga amaherezo nayaye urabizi ni womba mbikore hari undi ko ni nago mbihakanye ko sebwo no kubona ko habe nakanota nakamwe umuntu akubona hagati aho rero ihangane ndabizi ariko gira vuba vumereza icyo gikapu suga amaherezo ngiye mu kazi wewe humura bibi urabizi ndagukunda sibyo naye nago urukundo rwawe kumata ko nago ngende ukeneye sibyo turi kumwe ushaka kugenda ndi hari neri seseme areka ntamagare byose byanjye nane soni Allo? Oui. Umeze ute se? Ako nyene zire kumeze neza. Umva nyene ngwino ubwo banguka yagiye amaje kugenda kano kanya. Sibyo? Ngambwira ngwino ndagutegereje. Sawa. Ndibagiye akantu kamwe gatoya. Kariya gakozi ka Respo n'agatumye kaza kunda zite n'amagambo kagira. Respo we! Respo! Kugatita abasundi kari mu biki. Kandi kemo kunyereza. Respo! Oui! Wese cyo igihe nagwamagara wagiye tubakari. Mungu buri mu biki. Narindi gukora udusuko ari inyuma kereke pare ko kuja pare. Ujye witawagiri kare. Uranyumva neza. Umva rero mubwire. Kugiye kwiruka mu ku isoko. Ujye kuzana ya karito yuzuye bya ushize gise kugura arabyibuka. Ndakubyibuka n'ukuntu twari tujyoshe. Usene karito yabyo. Ngayihute vava amafaranga ndahereza kuri mama. None singewe ayitike. Iruka ngende namagura barasita kirikare. Ko mabuja nawe rero nawe uranguraga nose. Hari imbere ntihoje wikunse bitike. Mama muri misi uri guhinduka. None nawe nimeze gute mbere? Mbere wari uri mwiza none nabaye mubi. Wabaye mwiza cyane. Nuko urakoze cyane ngayihute. Ariko umbaye itike. Itike nzegoje bundi. Sawa. Ngayiruka mu banguke. Nutinde. Atitsinde cyane kabisa. Kutagenda. Ubu nta kintu cyo ndihore nacyo. Ahubwo nuko arimo kunindira.
Tanga ibyangombwa byose. Asike. Ako kamamagare madamu. Kaho mundebere kwe. Igihe namuhamagariye cyose uzi tuvuge ko telefone mu mariye. Kaho mwabantu mwe namwe mundebere. Ubwo se nageraho nkamuhondagura ati ngo ningiye mu man. Ako abagure nk'abariya kweri. Ubwo se nk'ubu ngubu ari mu biki namuhamagaye kuva ku nshuro ya mbere kugera ku ya nyuma. Se basi manukiriya ko ariko ntacyo reka mfe kugerayo tundacyari umusore ariko turashize noneho. ariko tuvugisha ukuri igihe naguhamagariye reba mise dukora naguhamagaye tuvuge se aka kanya ari bwo uhise ujyamo ako mugore we nyamara ibintu byenda byigaho ariko reka nkubwire imico wiharajwe ntago ari myiza ubyumve ntago ari byiza pe reba aka kanya imodoka nari negereje yansize chunga sana we aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Hey, le monde part en couille. Bon, yino nzu keneye agandi marangi. Waruje kugira ngo ujye guhi. urimo satanisha ntabwo ari gusa. nari nabibonye kuva kare mbo mbirengagiza Yego. none umva none nta jambo ufite Yino nzu yawe amatsinga garacitse. Muri parafo amatsinga. kandi nzi ke ngewe ejo bundi ngiye narabikoresheje gutumbwira byaraciye Ngiye ku kagari mu nama. Ngiye mu nama gitifatambana. nakubajije tutabigira birebire uyu ninde ngiye nabibonye kuva kare uzi ko nibutse muretse ejo bundi mva ku kazi ntago nahuye nawe Narindi gushaka ibya. wa mugabo we tuvugana nyine uyu nguyu nabimpamagaye aje kuntunganyiriza mu nzu hakiza hari hake cyavutse runaka. yego buretse mu nzu bagatunganya bakuyemo amakoti n'inkweto oya mugabane mumbwire Oya yaragiye kuzamuka harano yaragiye kuzamuka hara hejuru Mumbwire. nicyo cyose Ndekwe ndi umukozi ukoraga ibintu bya nduzi. yarimo kujyamo ko Koraga ibikoresho. hari ibikoresho arimo gukora hariya buretse jewe nakwifatiye wa mugabo we wanjye buretse mubwire ibikoresho ufite ni ibi Reka ngwereke. kandi nari ibi bintu nari narabivuze shefu ninde ngoraga wamubaza. Wamvuga ariko uretse bundi wo mubaze kuva kabiri kangaho uca inyuma ntabwo guca inyuma n'ukuri weho urajya he ndagukubita tuvugane nyumva tuvugane mubwire. urumva rero mubwire wa mugore we nawe ndabirambiwe ukambwira weho n'uyu mugabo mwari mubiri mu biki kandi yaraje gukora hariya
tujya mu rugo mu nzu bimeze Kongoraga ibintu by'amazi. akora ikariko arabikora si ubundi wowe nujya uba hano ngo uramenye ibibazo biba muri ino nzu urimo kwisaza mu biki hano ibyo bintu ndi hano kutabimbwiye uri hano haba ryari igihe cyose babera ryari niwanjye ngomba kubabera igihe nshakiye uranyumva ngiye mu nama ku kagari mureka agende nta kindi cyose dufitanye n'umugabo nta kindi cyose gihari fande twubahane singufatiye iwanjye ariko none se ndakubajije ko leta yatwohereje mu mazu ngo tujye turakora ibintu by'amazi amazi gakogari gapfuye sinari gushaka uburyo no gukora aha amazi yari yapfuye umugore yambaye ibintu byo kurarana ari gukora amazi tutabesha ngewe ndagukubita paka ukuri kose ukumbwiye none ikintu kiraba kirenze ndamufatanya umva rero mubwire nawe wa mugore nibaza ariko kubera ko abagore mudashima wowe si undi wahe wabonetse ryari okay noneho buretse nongere kunkoraho gukoraho ngo bivuze ngo kubera uyu mugabo utangiye no kunsumika nagusirika so kurwaranga mu biki ahubwo se narakuramo iyi sentire ngo ngiye mbanze mukubite oya wewe ufita boss akubundire si Zagenze gute? uruzuye mu mutwe induzuye cyane wewe naragusize ku rugo rwanjye none iki kigabo cy'ikibwa kikaba cyaranyinjiriye oya boss tuvugisha ukuri nk'ubu wari uri njyewe nagiye ku isoko ariko mu bisanzwe mabujamberezaga itike none uyu munsi ndayo yambaye nagiye n'amaguru sibi naho uzavuga ndakureze mana unabare kuko ngewe uyu mugabo none si boss kino kigabo gisanze mu nzu dore icyo byararimo iwanjye mu gitanda cyanjye ngewe ndamwifatiye mu gitanda cyawe udaheruka no kukiryamamo yarakiryamyemo wari ukiryamyemo wenda ngiye mukubise boss mufasha ngo ngo mbese uri uyu urashaka kuzica bari bafite na gahunda yo kuzakwica ngo abisimbure ese mwebwe mwatanze amahoro hano none se kumuburanira cyane namuburana si uba kumuhora iki buriya data nawe ntabwo uri umwana yamuca inyuma se gute muzi byagenze gute tugufata nk'umuhanga singoraga ibintu by'amazi ahubwo se arabikora ejo bundi ninohereje umuntu ntiyabikoze wowe uba hano oya ni njyewe wasayohereje ariko mabusha nyagasani mana mu busambanyi wowe mabusha genda undi kugushinja ariko kuba utambaye itike ngo nanjye ngavureho nako nyine ikibazo cyo cyo kugavura muri make ikibazo cyo bose barakwanga bazakuroga uyu nguyu gusimbure bose umva rero nawe mubwire wa mugore we ngewe njya kugukwa nagukuye nkukunze ariko nta kuntu wakwifata imbwa nk'iyi rube ngaho ndebera urukweto yambaye ariko wamburanye iki tubanza tuvugisha ukuri bari kumpamagara ngo njye mu nama mu kagari mukanya umbwiye ngo iki n'ejo bundi yaraje bamvungira inyuma y'igipangu waretse kubeshya mana kubera iki gender balance yaje koko ubundi kuko kagiye twafashe ndasanga ni wowe genda hoshe reka mubwire madamu nuko gender balance yaje umugabo atemerewe gukubita umugore we ariko umugabo we ndamukubita boss ubaga mu kagari kacu sibyo bamukubite mu kagari kanyu kuva ryari ndabwo nzamba naka